mu rugo ngira ngo umugabo orengwa asinziriza umugabo kugira ngo amwibe. Umugore ngo yumvikanye n'umugabo ngo baze ngo bagire. Wageze nitwa Nyogisubizo Elise nkwaye ikaze kuri TV Media aho ubuzima n'amakuru y'ibyamamare bishyirwa ku karubanda ikaze. Ngira ngo mu minsi yagiye itambuka nibwo hagaragaye inkuru n'ubundi y'umugore ngo bagiye guhamba akazuka. Uyu mugore bagiye guhamba akazuka byaje kumenyekana neza ko ngo impamvu yari yapfuye bitunguranye ndetse kandi ngo byihuse ngo ni ukubera yuko uno mugore ngo yari yibye amagabo bari baryamanye ibihumbi 40 ngo bityo rero uwo mugabo ngo ahitamo guhita amurogesha ngo ndetse binatunguranye uwo mugore aza kwitaba Imana. Byagenze bite rero? Twifashishije Mutesi Zikovia ndetse n'abandi barimo batandukanye tugiye kureba iby'uno mugore wose tubisobanukirwe ndetse kandi turebe na nyuma yuko ibi byose bibaye cyakurikiyeho kubera yuko n'undi benshi bakomeje kwifuza ko ngo yashyikirizwa ubutabera ndetse kandi ngo akaba yajyanwa n'ubugenzacyaha kubera bino bikorwa byagenaga akora bitandukanye. Uyu mugore byagenze biterera ibye kugira ngo rwose aze kugaragara bimeze bitya ndetse kandi ngo yazutse. Ubundi ngo byose bijya gutangira no mugore n'ubundi ngo yajyanye n'umugabo mu kabari ngo barasangira ngo ndetse kandi barananywa bemera ko ngo bagomba kuryamana. Ngo nyuma y'uko rero bari bemeranyije ko bagomba kuryamana ngo n'umugabo ngo sinzi uko byaje kumugendekera ngo yisanga yasinzira ariko n'ubundi n'umugore ngo bivugwa ko ari we wamusinzirije. Nyuma y'uko rero no mugabo n'ubundi uno mugore amushinjirije ubwo ngubwo byaje guhita bitangiza ibintu byagiye bitavugwaho rumwe n'abantu benshi cyane nyuma y'uko byari bigiye kurangira. Hanyuma rero ngo byagenze bite no kuvuga ngo uno mugabo n'ubundi gakimara gusinzira uno mugore ngo yamwibye 40 gakimara kumwiba 40 byose ubundi no mugore ahita anagenda asiga uwo mugabo ngo gusa bitunguranye ndetse kandi bidatinze n'umugore byumvikana yapfuye ndetse kandi benshi bahise banavuga ko ngo yahise bigaragazwa ko yitabye Imana. Hanyuma rero ngo bavuga ko ngo kuba yari yitabye Imana byari biri guturuka n'ubundi kuri bino bihumbi ngo 40 yaribye n'umugabo ngo yamara kubimwiba n'ubundi akabimurogesha. Hanyuma rero ngo akimara kumurogesha n'ubundi yitabye Imana ndetse kandi abantu banaza kumvikanisha ko ngo yari bushyingurwe saa 8 ndetse ngo biranemezwa ariko n'ubundi ngo isaha saa 8 igeze ngaho yagombaga gushyingurwa ngo hari musaza we n'ubundi waje ngo arangije aravuga ati njyewe ntago nasezeye kuri mushiki wanjye ntabwo nari mpari kandi ngo ntago nabyemera ko rwose ngo mu muhamba ntamusezeye. Ubwo rero musaza we n'ubundi nibwo yahise asaba ko n'ubundi ngo bafungura maze akamusezera. Bakimara gufungura isanduka musaza we ngo agiye kumusezera nibwo yaje kubona ko mushiki we ngo ameze nk'ukiri guhumeka ndetse kandi ngo anazunguza ukuboko yatavuga ati n'ubundi rwose ntabwo nabyemera mushiki wanjye ntabwo yigeze yitaba Imana. Ubwo ngubwo n'ubundi bamwe mu babishinzwe b'inkwakuzi bahise bahamagara ambulance hanyuma nayo iraza bamujyana kwa muganga ari muzima. Amakuru dukesha Mutesi Zikovia n'abandi batandukanye tugiye kuyareba mu kiganiro gitoya cya Mutesi Zikovia. Hanyuma y'ibyo ngibyo n'ubundi ndaza nkomeza mbasobanurira uko byakomeje bigenda ndagira ngo mwese mubimfashemo tutangire gucya dutangirane na Mutesi Zikovia tuze kubanza kumva uko byagenze ubundi tukomeze kugenda dusobanura akaruko kandi ndetse nayo nako tugenda dusobanukirwa. umugore ngo yumvikanye n'umugabo ngo baze ngo bagire. Wageze mu rugo ngira ngo umugabo orengwa asinziriza umugabo kugira ngo amwibe. Arangije aramwiba urumva ubwo ntago bari mu rugo rw'umuntu urebye bari ahantu kuri rogi ngira sinamenye uko ariko ko yabimbwiye bari ahantu muri gobyo nasetse nari ngo kumubaza ibibazo by'ingenzi hati nuko ariko wa mugabo amaze kugenda ngo aruga wa mugore gupfa. Umugore rero ngo ejo arapfa ku manywa gupfa sinabyo barabiroga nyine ubwo yamuroza uburozi bwica nyine ngo arapfa ku manywa ejo nyuma y'uko uwo yibye yagiye ariko bagiye kubona umuntu ngo yapfuye. Arapfa rwose begeranya gahunda aho zo kuza kureba uko bamushyingura arara yanapfuye byanyabyo. noneho uyu munsi rero urumva kuko abayobozi n'abantu abaturage bemeza ko bajya kumushyingura yari mushyingurwe saa 8
Nyuma y'ibi byose rero biri kuba ko n'ubundi ngo n'umugore akimara gukira ngo yari yavuze ko rwose ngo yari yibye rwose ibihumbi 40 ngo gusa n'ubundi nigeze abisubiza nyirabyo ngo n'ubundi ari gupfa yari yavuze ati mu munsi abiri imbabazi ndamwimbye ibihumbi 40 ngatari kubera ko mbyanze ngo ahubwo byari kubw'abana banjye ariko n'ubundi ngo ntiyavuga izina. Hanyuma rero ngo byaje guhita bigaragaza ko n'ubundi no mugore ngo yari yabikoze wenda hari ikindi kintu kibimuteye. Nyuma y'uko ibyo byose birangiye rero ngo ntabwo n'ubundi amafaranga 40 yari yibye ngo yigize yasubiza uwari yayibye ngo ahubwo yahise yagabana ngo na nyirakabari witwa Korodi. Ibintu n'ubundi bikomeza gushoberana gusa n'ubundi uwo mugore yakize. Abantu benshi bakomeje kugenda batungurwa n'ubundi n'iby'uno mugore bagenda bagaruka ku kuba rwose yazutse, benshi banavuga ko ngo rwose ari imitwe ngo yo kugira ngo adakomeza gukurikiranwa cyangwa se ngo uyu mugabo abe yakora ibindi bikorwa n'ubundi byaba ari bisa nko kugenda kuri uno mugore. Nyuma y'uko rero uwo mugore n'ubundi ngo agabanye na nyirakabari ibihumbi 20 nibwo ngo byahise bimenyekana ko yari yakoresheje ubucakura haba mu kwiba amafaranga ndetse ngo no kuryagirwa n'umugabo. Hanyuma y'ibyo byose rero byagiye biba nguko iby'uko umugore yazutse ndetse ngo n'impamvu yari yapfuye ngibyo byagiye bivugwa. Hanyuma ariko n'ubundi hari na benshi bakomeje kugenda bavuga ko ngo uyu mugore yaba yafunzwe cyangwa se agatabwa muri yombi n'ubundi azira kuba yakoresheje icyo twakwita nk'ubusikama cyangwa se ngo agakora amakosa asa nk'aho ari ubujura cyangwa se uburyarya. Hanyuma rero benshi bakomeza kugenda bavuga ko yafunzwe gusa nta mwanzuro n'ikibyemeza cyari cyagaragara. Nayo mpamvu abantu benshi bagitegereje kumenya ngo ese iby'uno mugore n'ubundi birarangira bite, ese araza gutabwa muri yombi, ese baramureka birangiriraho. Benshi bakomeje kugenda bavuga bati yafunzwe, abandi bakomeza kugenda bamusabira gufungwa ariko byose n'ubundi ntabwo ari ibyanyabyo. Hanyuma kandi ubwo rero nyine njyewe nkaba nitwa Elize wari uherereyeho ya Elize TV Media, akamabwire ni mugire byiza umerereye hose ndetse kandi nakunkomeza kukwibutsa ko nihagira icyo tumenya cyangwa se hagira utumenyesha ku by'uno mugore turaza gukomeza kubabwira uko bigenda bikurikirana. Turaza kugenda tubaha update y'ukuntu ibintu bikomeje kugenda natabwa muri yombi cyangwa se nibirangiraho byose kugira ngo uze kubisobanukirwa no gukanda n'ubundi subscribe kuri Elize TV Media kugira ngo uzajye ubana nanjye mu biganiro n'ubundi bitandukanye. Reka mbabwire nti rwose mwakoze kubana nanjye, mwakoze gukurikira kino kiganiro, mwabanye munangereze niyo gisubizo. Muraba agaciro, mugirire byiza kandi Imana ibarinde, mukande subscribe. Bye bye.